Buretse gato, ese waba wamenye ikintu kiri gutera urwango hagati ya Pastor Mutesi ndetse n'uwanyana Asia? Uyu ni madamu wa Pastor Theogene Inzahuki weretse kwitaba Imana ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Imana imuhuri ukodeshira. Uyu mugore wanyana Asia ubwo yari ari mu nshinga cyangwa se muri gahunda yo kurya amafranga afatanyije na Pastor Mutesi, bagerageza kurya amafranga umugabo w'umunyamerika cyangwa se umudiaspora witwa Pastor Steven. Ubwo rero nibyo byakuruye urwango. Ndagira ngo noneho ngusobanure neza ukuntu bagerageje kuba bamurya amafranga bikaza gukurura urwango kugeza n'uyu munsi aho Pastor Mutesi agiye gukora ubukwe, ariko uyu Asia ntataha ubwo bukwe kandi nyamara ari we wabaye marene ye igihe yakoraga umurenge cyangwa se yasezeranaga imbere y'amategeko we n'umugabo we Murindwa Fredin. Ubundi uru rwango cyangwa se uku kutavuga rumwe hagati ya Pastor Mutesi ndetse n'uwanyana Asia byaturutse kuri uyu mugabo Pastor Steven. Ubwo uyu mugabo Pastor Theogene Inzahuki ubwo yitabaga Imana ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, uwanyana Asia yakiriye abantu bagiye batandukanye mu buryo butandukanye. Hari abaje bamwifuriza gukomera, hari abaje bamufata mu mugongo nk'umuntu wabuze umugabo, ndetse hari n'abandi baje bagerageza kumutereta ngo bamufatirane bamwereka ko bamuri hafi. Uko niko Pastor Steven yaje. Uyu mugabo ubundi amaze kudevelosa cyangwa gutandukana n'abagore babiri. Umugore wa mbere yitwaga Rasheli. Uyu Rasheli yari mushiki w'umugabo wa Mutoni Asia. Uyu Mutoni Asia ni umwe wakinaga mu mafilime nyarwanda, ubu nawe akaba ari mu gihugu cya Amerika. Uyu Rasheli akaba barahuriye kuri Facebook, hanyuma barateretana barakundana, nyuma baza kubana. Ariko muri uku kubana ntago byaje kuza kuba byagenda neza, kubera ko uyu mugabo ngo ubundi iyo ari kumwe n'igitsina gore ikintu cya mbere akoresha ni amafaranga, yewe menshi atagira n'ingano. Nibwo rero yatangiye kubundagazaho amafaranga menshi uwitwa uyu Rasheli. Hanyuma Rasheli amaze kurengwa arangije amwereka uw'inyuma. Muhebutse neza uyu mugabo ubundi nkuko nakubwiye ko aba muri Amerika ndetse afite n'akazi keza, dore ko uyu mugabo atwara imodoka ishinzwe kuderivaringa ibicuruzwa muri kampani ikomeye cyane icuruza ibikoresho bigiye bitandukanye bita Amazon. Bivuze ko uyu mugabo afite agatubutse. Niyo mpamvu iyo amenyanye n'igitsina gore agihereza amafaranga atitangiriye itama. Nyuma y'uwo Rasheli hanyuma yagize agahinda gakomeye, ndetse kugeza na n'ubu akaba avuga ko ari we muntu wa mbere wamiriye amafaranga menshi, dore ko avuga ko yamuhombeje amafaranga agera ku $30,000. Ubwo aheruka gukora ikiganiro ku Isimbi yatanze iyo nkuru ibabaza abantu benshi cyane, ariko nanone bamwe bamwita ikigoryi kubera ukuntu asesagura amafaranga. Ibyo ntago byamubereye isomo, kubera ko ubwo yakoraga icyo kiganiro yaje kuhahurira n'uwitwa Pastor Mutesi. Hanyuma agerageza gutereta Pastor Mutesi, ariko Pastor Mutesi aramwangira, amubwira ko ari mu rukundo n'undi mugabo. Muri icyo gihe nibwo rero Pastor Mutesi yamubwiye ati ihangane ndaza kugushumbusha undi. Nibwo rero yamubwiye ati ngiye nziranye n'abagore benshi badafite abagabo ndetse kandi babifuza, bityo nawe rero nkaba nagushakira umwe muri abo. Uyu mugabo akimara kubyumva yaramubwiye ati waba unkoreye cyane kuko mfite agahinda gakomeye, ndashaka umuntu wakampoza. Nibwo Pastor Mutesi rero yarebye muri liste y'abagore bagendana dukunze kwita b'ibishubaziko cyangwa se abagore babyariye iwabo badafite abagabo, arangije amurobanurira witwa Dodo cyangwa se Dorine. Uyu Dorine akaba ari umurundikazi, akaba yaraziranye na Pastor Mutesi. Nibwo rero yafashe arangije arabahuza ndetse ajya no kubasezeranya mu gihugu cyo Burundi, baba umugore n'umugabo. Hanyuma y'ubwo nkuko nabikubwiye uyu mugabo ubundi akoresha amafaranga, ariko ngo iyo urebye mu mutwe we cyangwa se mu bikorwa bindi akora ushobora no kumugereranya nk'aho ari umuntu ukoreshwa n'amafaranga, cyangwa se uzi ko amafaranga akora ibintu byose ariko nyamara ntashobore kuba yakifatira imyanzuro. N'ubundi uko byagenze ku mugore wa mbere ni nako n'uwa kabiri byaje kuza kuba byamugendekera, ndetse nawe amwereka uw'inyuma aramusiga. Uyu mugabo nanone ntago byaje kuza kuba byamubera isomo, dore ko yakomeje n'ubundi guhatiriza akomeza gushaka abagore. Nibwo rero nkuko nakubwiye ubwo bari barimo barashyingura Pastor Theogene Inzahuke, uyu mugabo nabwo yarongeye akoresha ifaranga, niko kohereza $5,000 kuri telefone y'umunyana Asia nk'umuntu uri kumufata mu mugongo, dore ko Pastor Mutesi yari amaze kumuroga ko abagore bashobotse cyangwa se abagore yakigondera ari abagore badafite abagabo.
Ni muri uko nguko rero yafatiranye uwitwa Uwanyana Asia kubera ko yaramaze gupfusha umugabo, arangije atambikamo amafaranga kugira ngo agire icyo yivugira. Pastor Mutesi akimara kwakira ibyo 5,000 by'idolari kuri telefone, aka kantu kamukoze ku mutima. Aravuga ati uyu muntu ngomba kumuzirikana ndetse nkamubika ku mutima, nkashaka kumenya ibye. Ibyo rero byarabaye, ariko n'ubundi baje kugeraho bakajya bavugana bagacata, ariko nyamara batarahura. Nyuma uyu mugabo Steven yaje kuza mu gihugu cy'u Rwanda, ahura na Pastor Mutesi, arangije amushyira mu modoka, baragenda ni Rurindo aho bita Kaje Vuba, aho uyu Uwanyana Asia atuye. Bakigerayo, kubera ko Uwanyana Asia yaraziranye na Pastor Mutesi ariko atazi uyu mugabo, dore ko bavuganaga kuri telefone, ubwo yari ataramumenya cyangwa se nta na gahunda yari afite ko uyu mugabo ari mu gihugu cy'u Rwanda. Arangije mu kumwibwira yaramubwiye ati ni ngewe tujya tuvugana kuri telefone, bityo nkaba naragukunze, nkaba nje kukureba, akaba ari nawe unzanye hano. Icyo gihe uwitwa Uwanyana Asia yaravuze ati noneho imboga zibonye abana, dore ko umuntu wamaga amafaranga ari hanze y'u Rwanda noneho akaba yemeye no kuza ahangaha, noneho ndatomboye. Kuva icyo gihe barateretanye, urukundo rurakomera, ariko nyamara nubwo bavuganaga, uyu Uwanyana Asia yaramusikamingaga cyangwa se yabikoraga mu buryo bwo kugira ngo yibonere amafaranga, nyamara nta rukundo yari amufitiye. Ubwo rero bagezeho bapanga n'ubukwe, umugabo ari iyo muri Amerika, umugore ari mu Rwanda. Bapanga iby'ubukwe, dore ko ngo n'ubukwe bari barapanze ko buzaba muri uku kwa gatatu kwa 2025. Nyuma rero byaje kuza kwanga, ubukwe burapfa. Kugeza na n'ubu nta muntu uri kuvugana n'undi, dore ko uyu nguyu Steven ashaka no kujyana Uwanyana Asia ndetse na Pastor Mutesi mu rukiko, bakamwishyura amafaranga nabo bamuriye. Ati bayamuriye gute? Ubwo bari barimo barateretana, umwe yazanaga gahunda y'ubukwe, undi akazana gahunda y'imishinga yifitiye. Dore ko uyu mugabo ngo yamusezeranyaga ko nibaramuka babanye azamujyana mu gihugu cya Amerika, bityo abana Pastor Theogene yasize akabasigira nyirakuru. Uyu mugore rero niho yahise aboneraho, arangije amukubita igipindi, amuteka imitwe, aramubwira ati nimba ushaka ko abana tubasiga rero nyohereza amafaranga nkore business izasigara yita kuri aba bana. Uyu mugabo nta no kuzuyaza yahise yohereza 8,000 by'amadolari. Hanyuma Uwanyana Asia arangije ahita ajya kwishingira iduka ry'imyenda mu mujyi wa Kigali, ndetse arangije ashyiramo n'umukozi, ubu iri duka rirakora, ariko nyamara ntawe ubizi. Ibi ngibi yakomeje kubihisha uwitwa Pastor Mutesi nubwo yaryaga ayo mafaranga yose. Ahubwo ikintu cyaje kuza kuba, ubwo Pastor Mutesi yakoraga umurenge cyangwa se yasezeranaga imbere y'amategeko, yahise yifashisha uwitwa Uwanyana Asia amubera marene. Icyo gihe amafoto yarasohotse, ndetse bamwe baranatungurwa cyane ukuntu Uwanyana Asia yababereye marene Pastor Mutesi. Iyi foto yaragiye igera no muri Amerika kuri wa mugabo Steven. Arangije aratungurwa cyane, aravuga ati umuntu bita Pastor Mutesi ibi bintu abiri inyuma nta kabuza, nawe afatanyije n'uyu mugore. Nibwo rero yahise ahamagara Pastor Mutesi, aramubwira ati nawe ungambanire kuri uru rwego n'igihe tumaranye. Pastor Mutesi nk'uko nakubwiye ntabwo ibi bintu yari abizi ko bafitanye izo gahunda zose, we aheruka bavugana gusa, ibyakomeje nyuma ntabwo yabimenye. Nuko rero yaramubajije ati ese ni ibiki nkugambaniye gute? Nibwo yahise amubwira byose, ukuntu Uwanyana Asia yamuriye amafaranga, kugeza n'ubwo yagiye amwicaho gake gake, nyuma yaho amutwaye amafaranga 13,000 by'idolari, ndetse na telefone ya iPhone yigeze kuba yamuha ubwo yazaga bagahurira muri apartment iri Remera, ndetse kugeza ubu hakaba hari n'amakuru avuga ko hari amashusho yabo ari hanze baryamanye. Mutekereze ukuntu Uwanyana Asia ndetse n'uyu Pastor Steven amashusho yabo tuzayakira ubwo azaba ageze hanze bari kuryamana. Ayo n'andi makuru ariko ndimo ndagerageza kuyabashakira, ariko muzayabona hano. Ubwo ikintu biri bugusabe ni ugukanda munsi y'ino video ahantu handitse subscribe, kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi nkuru nzajya nkomeza kugenda nkugezaho. Subira inyuma gato, Pastor Mutesi rero bari kumubwira ibyo ngibyo, yahise ahamagara Uwanyana Asia, arangije amubwira ati ibintu Steven ambwiye ni ibiki ko ntunguye cyane. Uwanyana Asia nta kindi yakoze uretse gufatwa n'ikimwaro, arangije amusaba imbabazi, aramubwira ati uriya mugabo nyamara nubwo namubeshya urukundo, ariko nyamara njye ntabwo nakwifuza ko yambera umugabo. Njyewe nabikoraga kugira ngo nirire amafaranga, ibindi mumbabarire cyane. Pastor Mutesi yaratunguye cyane ukuntu uyu mugore ashobora kuba ari umutekamitwe kugeza kuri urwo rwego. Guhera ubwo ntabwo bongeye kuvugana kugeza amagingo ye. Nibwo rero mwabonye ubukwe bwa Pastor Mutesi akora dote cyangwa se asabwa akanakobwa. Niyo mpamvu uwitwa Uwanyana Asia atigeze agaragara muri ibi birori. Dore ko n'uyu munsi turimo turavuganiraho cyangwa se nkoze iki kiganiro,
ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025, aho hari kuba umuhango w'ubukwe bwa Pastor Mutesi ndetse na Murindwa Fredina witwa Wanyana Asia, nabwo atagiye muri ibi birori kubera ikimwaro n'isoni yagize guhera urya munsi, dore ko bahise banacana umubano kubera ko Pastor Mutesi bamufashe nk'umugambanyi. Ngaye nguko rero, reka ngusezeranye kuzakurikira video niramuka isohotse ya Pastor Steven ndetse n'Uwanyana Asia bari muri hoteli imwe iri Remera, ariko amashusho hakaba ari abantu bavuze ko bagiye kuyasiga hanze kugira ngo berekane ibizibiti ko Uwanyana Asia aziranye n'uwitwa Pastor Steven. Ndagushimiye cyane rero, nyemerangane ku musozo nkwibutsa gukanda subscribe munsi y'ino video ahantu handitse ijambo subscribe, ukoreho kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro nzajya komeza kugenda ngushyiriraho. Nge mwumvaga kuri micro ya Rikizo, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.